mu bunararibonye bwabwo, mu bugira neza bwabo n'umutima mwiza Imana bahaye, bemeye gukora igikorwa cyo gutanga mitiwere z'abantu 33 ndi ku bushobozi bwanganaga iyo bagira byinshi bari kurenzaho, cyane cyane ko batuzenguritse bikeneye ari benshi. Mu izina ry'ubuyobozi bwa Firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda, dushimye ku mugaragaro ubuyobozi bwite bwa leta bwatwemereye gukora igikorwa kivuga butumwa, hakaba hanitse umusaruro w'abantu benshi biyeguriye Imana ntabwo icyubahiro. Turashimira rero ababigizemo uruhare mwese, turashimira n'abafatanyabikorwa bemeye kwakira impano zacu. Murakoze cyane. Turabasaba kugira ngo iyi mpano muhawe n'itorero izabagira umumaro, kugira ngo namwe ejo cyangwa ejo bundi Imana bahaye umugisha, namwe uwo mugisha itorero bahaye muzawugeze no ku bandi. Nicyo cyifuzo. Habwe ayo matungo ni amatungo atanzwe n'iri torero. Nta muntu uruhabwa iyo ntama ufite uburenganzira bwo kuyigurisha itarabyara nibura nka 2 cyangwa 3, kugira ngo ivane mu bukene. Ntabwo tuyimuhaye ngo ajye kuyirya mu kabare n'ahantu. Oya, iryo tungo kugira ngo rizakuvane mu bukene, rizafasha umuryango wawe. Rero turashyiraho komisiyo izajya ikurikirana uburyo amatungo amerewe, atari gupfa kuri iryo ukubonye, ahubwo turi ngo rizakugirire umumaro. Imana ibaho umugisha. Wakata kandi itavuye aho iri mu byimbo, n'ibikoresho byose birahari kandi ni wireless, ntabwo ikenera imigozi. Murakoze, Imana ibaho umugisha. Amen. Mukomere. Mugenda mukayigaragaza ku banyetorero ndetse n'abaturage muri rusange. N'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndabashimira rero kuko mwatekereje ku baturage batishoboye, mukabaha mitiweri, ndetse abandi mukabaha cyangwa se mukaboroza intama. Imana ibaha umugisha. Ahasigaye abazihawe namwe muzazifate neza, kandi zizabagirira akamaro, zibe izo gukomeza kubayobora kuri Kristo, twebwe namwe tuzahurire mu bwami bwo mu ijoro. Murakoze cyane. Ijambo narihereza inshuti yacu dukunda, wabanye natwe, ufatanyije na New City n'itorero kuduha uyu musaruro. Murakoze. Bataragenda rero aba bantu babizera bashasha, ndashima cyane. Reka nshime korali twakoranye umurimo, Imana izabazamure. Takindi dongeraho nkabamenyesha ngo ubu ndashoje amateraniro ku mugaragaro, kandi buriya hari igihe twazongera kubonana Imana ibyemeye. Kwiringira TV, ubutumwa bwiza kuri benshi, gukizwa kwa benshi. Matayo 24 umurongo wa 14. Imana izabahembe. Hirya y'ibyo rero, ihuko bamaze kubivuga, ibyo kuvuga ni byinshi kandi birahari byinshi cyane. Pese twabataramiye neza. Mukuri reka tubabwira yuko nimba hari igitaramo cyanejeje, iki kiri ku mwanya wa mbere. Nubwo haba hari bitagenze neza, reka tuze kubwira abayobozi ko igitaramo niko bigenda, nico gitaramo ubwo cyagenze neza, niko bigenda, nta kundi byagenda. Ubu se ko mfashwa n'umwuka none ubu ndacumuye. Rero mukuri igitaramo niko kigenda. Hari igihe umuntu akora ibidakwiriye ariko atabigambiriye. Turishimye kandi turanezerewe. Rero reka tuteye kugira menshi, n'ikindi gihe tuzabatumire kamuzaza. Imana ibahe umugisha. Arakoze cyane uhagarariye abandi bajanama, ni nkaho bose bakagombye kuba bari hano, ariko burya umujanama mukuru yafashe umwanya akagira icyo avuga, ni ijambo ry'abajanama. Imana imugirire neza. Yego, nk'uko rero abaye nk'uvuga ku bajanama cyangwa se ku bakunzi ba korali. Abakunzi ba korali nabo mwababonye, hari abambaye umwenda wanditseho New City Family Choir, mwababonye. Hari yeme n'abambaye uniform yo mu mutima. Ubu sinjewe wabwirwa n'iki niba ntakunda New City.
ushobora kwibwira ngo kuko ntambaye iniforume ntabwo nkunda New City. Aba bose bakunda New City. Rero reka twakire umwe mu bakunzi ba korali New City, umwe ubyiyumvamo, atambuke nawe azatwara akanya gatoya avuga, maze abantu barahanga bamutegera amatwi, aze ahagarariye abakunzi ba New City, yigira imbere rwose aze. Umukunzi wa korali New City, mwitwa bande? Murakoze cyane. Kandi ni iki mwageza kuri imbaga yabaje mu gitaramo n'isoza ry'amavuna rya korali New City? Murakoze. Nitwa Habyarimana Charles, abanshi banzi ku izina rya Mudive, ndi umwizera w'itoro rya Kibagabaga mu mujyi wa Kigali, ndi umukunzi wa New City, kandi ninjye ushinzwe groupe y'abakunzi ba New City bagera kuri 500. Murumva ko n'iteraniro rikuru. Muri urwo rwego rero turi kumwe na benshi muri bo, kandi turifuza ko aho bari bahaguruka, maze muri bo sekretari wacu akaza hano, ndetse akazana n'umuntu witwa Muswati. Muramuzi? Sekretari na Muswati baze hano. Abandi bakunzi twazanye aho baturutse hirya no hino bahagurukira aho bari, ariko abo ngabo mvuze bihute kugira ngo twe gutwara umwanya. Bavuze kuri buvuga ari bukoresha iminota 3. Rero abakunzi ba New City bari hirya no hino ku isi mu mafiridi atandukanye, nk'uko mwabivuze, dukora ibikorwa bitandukanye dufatanyije na New City, ndetse bimwe biragaragara. Irivuna twarigizemo uruhare, niyo rwaba rutoya ariko twarigizemo uruhare muri byose. Ibyiza ibibi turabifatanya. Umukunzi wacu cyangwa umwe mu bakunzi ba korali wagize ibyago turamutabara, uwagize ibirori turamusura tukanamuhemba. Rero ni muri urwo rwego dusaba uwitwa Muswati, kuko abenshi tubana babizi ko yagize ibyago byo kubura umubyeyi we mu cyumweru cyashize, ariko twumva dukwiriye kubihuza n'iri teraniro kugira ngo tumusurire ahangaha, tumuhe peteroli twamugeneye nk'abakunzi ba korali. Nuko ntari kubabona, sinzi icyabaye, shobora kuba batashye. Niba batashye batubwire tugire ukundi tubigenza. Rero njyewe ntago ndi perezida w'abakunzi, dufite perezida, ariko ntiyabonetse mu mwanya we. Yadutumye ngo dusuze iteraniro ryose ry'itoro rya Ruhanga, kandi ngo tubabwire ko dufatanyije uyu murimo. Aho bishoboka naho bidashoboka tuzafatanya kugira ngo twamamaze kugaruka kwa Kristo mu izina rya Yesu. Arakoze cyane. Reka dusaba perezida wa korali aze afatanye na sekretari w'abakunzi, umubitsi w'abakunzi, gushyikiriza umukunzi wacu ndetse umuyobozi muri twebwe, kuko nawe aba muri komite ashinzwe itumanaho muri komite, muri groupe, abamushyikirize iyo mpano, maze yego nanjye ndayikoraho. Urageza kuri imbaga ukorera bariteye, ariko kandi perezida byose arabishoboye. Mwaje mbere rero, murakoze. Muraho. Yesu ashimwe. Maranatha. Umwami Yesu naze. Ndanezerewe cyane. Bampaye iminota 3, ariko nyine perezida ntabwo anganya n'abaturage, ndiyongereraho 2. Okay, ndagerageza. Muri aka kanya rero, nkuko MC abivuze, ndishimye cyane ku bwanyu. Mwebwe mwese muri aho ngaho munteye ibyishimo. Ntabwo ari njyewe gusa, ndatekereza ko na New City aho yicaye yose, ndetse n'abakunzi bayo n'ababyeyi bacu b'itorero rya Ruhanga, ndabizi neza ko twese twishimye. Imana iduhana umugisha. Muri uyu mwanya rero ndagira ngo nkoreshe nkuko mbibwiwe, ndagira ngo mbabwire ko nejejwe no guhagarara ahangaha nshimira Imana yabanye natwe kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa 8 ku mwaka ushize, ubwo twicaraga n'abakunzi bacu tugategura uyu munsi, kandi koko tukaba tuwugezeho amahoro. Imana ihimbazwe. Navuga byinshi ku bakunzi, ariko biragoye cyane bitewe n'igihe dufite. Kimwe nababwira nuko bakunze ababakunda kandi bahisemo neza. Turabakunda
ntabwo mwabona uko tubafite ku mutima nk'uko natwe muhora mutubwira iteka ko mudukunda, kandi ikindi mugahora muhangayikiye ibikorwa byacu. Nuwo ngo ubuyobozi bw'abakunzi ni bwa buyobozi bwuzuye. Uko mubibonye, perezida uhagarariye abakunzi ni wa muntu dukunda, ndetse benshi muri twe twamaze kumwita sogokuru, papa wacu, kubera urukundo tugaragariza. Ntacyo twamuburiyeho, ndabizi aho araradukurikiye, Imana imuhe umugisha. Nanone kandi kugira ngo byihute cyane, mureke nkoresha iki gihe uko bikwiriye. Reka mpamagare umuhagarariye aze, nibyo byiza. Natebuke. Reka nanone nsabe umuntu ufite impano agomba guhereza uyu perezida wacu, aze tuyimuhereze kugira ngo bigende neza. Ducunguze uburyo umwete. Nagire vuba. Yego. Azana iyo mpano kuzuye umutima burya niko gasesekara ku munwa. Mwaza mwese nyine byose tubikore vuba vuba kugira ngo igihe cyacu tugikoreshe neza. Nuko natwe dukunda ibi byose tumaze kugeraho, ubifitemo uruhare. Imana iguhe umugisha kandi izakomeze ikurindire ubuzima bwawe n'umuryango wawe. Ugende umubwire ngo ibi ni byiza waharaniye kuri New City, kandi turagukunda, tuzakomeza tudukunde. Mu gihe twashakaga nyine kubitegura, niwe wampamagaye bwa mbere ambwira ati, kandi ikorera Imana umurimo wayo waguke. Uko yababwiye ni group manager ashinzwe kureba ibitagenda neza ku rubuga rw'abakunzi. Rwose ushobora kuzana link itameze neza agahita ayikuraho byihuse, kandi noneho wahuza n'akazi akora ukibaza araryama cyangwa se ntabwo aryama. Rero icyo impano nawe twakugeneye byari byiza ko uyibona ku mugaragaro nk'umuntu wafunguye urubuga rw'abakunzi. Imana izakomeze igukomereze umurimo, ishyaka ryawe rizahore ryibukwa ku Mana. Na chairman abaye ari hafi yaza nawe akamushyikiriza impano. Hakiza waje juru ukihuta ugashikiriza uyu muvandimwe uhagarariye umuyobozi w'abakunzi ba New City impano. Nawe wibereye aha, ibyo navuze byose ni ibyo ngibyo. Mwayimushikiriza. Izamuru yereka abakunzi, izamure. Murakoze. Turagira ngo nka New City, reka mvuge noneho amagambo make. Nshimiye amakorari yose twatumiye akatwubaha akatwumvira. Nkashimira uburyo yaje atagononwa, bagaha ibyishimo abizera ba Ruhanga n'abaje bahagana kugira ngo dusangire ibyo byishimo. Ndashimira ababwirizabutumwa, ndashimira The Guardians aho bari. Imana ibaha umugisha, ubwitange, urukundo, badukunda. Ntabwo nabona uko mbisobanura, ariko bumve ko New City kabaye agati gakubiranyije kandi turabishimiye. Amen. Nanone rero itorero mwatubereye abo mwagombaga kubabo, mwatubereye ababyeyi beza cyane. Ntabwo dushobora kubona icyo twabitura, nta nubwo twabishobora, ariko agato kavuye ku mutima gashimisha ugahawe kandi kagashimisha n'Imana. Itorero namwe twabateguriye impano. Chairman aracyafite akazi, nayihereze pasiteri nawe akora inshingano zayishyikiriza aho igomba kugera. Murakoze. Pasiteri mwakwigira imbere. Pasiteri Umurego Aime arayiha umukuru w'itorero mukuru. Niyo nsaba arihe? Niyo nsaba waja ibumoso bwa pasiteri. Yego murabashimisha. Iyo mpano y'itorero mwizamure, abizera bayibone ni yacu. Mwizamure muyigire mu cyane impano y'itorero
ndabizi muruje inama ariko bari mutwe kumbaza ngo mbese biremewe ko bayifungura. ibyo ni ibyanyu. nka perezida ndabizi ntabwo nanyura ku baririmbyi ngo mbabaze bose, ahubwo reka mbaze chairman tuyifungure. bayirangije. bayifungure bayigaragarize itorero, noneho ibintu bikomeze bigende neza. ibirori iyo bigeze mu mpano biba biryoshye. Iyi ni impano y'itorero rya Ruhanga yakomotse muri korali New City umurwa wera, bavuga bati pasitoro ngwino wakiriye impano wishyikirize ubuyobozi bw'itorero rya Ruhanga. Hagati aha byose bikaba byaraturutse mu bitekerezo bya New City ndetse n'abajyanama basa n'abari kuyigabagabana, ariko ni iyacu. Dore impano ziri hano, ntabwo nzi iyo ariyo baraza kutubwira. Ifunitse nk'ivuye mu Bushinwa. muri bukamenye ni agaki? Mu Ruhanga turasobanutse, ndabizi muraje mukamenye. Ni agaki? Okay. Ngira ngo niyo nsaba arakaganuye. Niyo nsaba rero nawe yahoze mu batekinisiye, ahubwo ndamutinya, arabyitekinikira. Urabona ko ni impano y'itorero rya Ruhanga. Ruhanga mugira amahirwe mwebwe mwabyaye New City. Turashimira New City cyane ku impano ikomeye baduhaye. Iyi akaba ari mikoro y'ababwiriza, ikaba yerekera aho ushaka hose igihe uri kubwiriza, wakata kandi itavuye aho iri mu byimbo. Ibikoresho byawe byose birahari kandi ni wireless, ntabwo ikenera imigozi. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Amen. Mukomere. Abanyaruhanga ndetse na Gapfuro n'abandi mwese aho muri, nta kindi twababwira, muvugire rimwe ijambo ryitwa amen. Haleluya. Murakoze. Murakoze cyane. Ndatekereza nabo tudahaye impano si uko tube uko mudukunda, ahubwo twahera ku murongo ariko ntitwabona uko dusoza. Ibintu byo twabageneye, Imana ikomeze iduhane umugisha. Perezida, ngira uwe na korali abashoboye kuza hano ndetse n'umujyanama mukuru uwitwa Ishimwe nawe ashaka kubaha impano. Ayo mahirwe ntabwo twayamwima, natambuke. Yitwa Ishimwe, akaba yaje aratubwira amazina nk'uko nayavuze, atubwira aho akomotse, nuko atanga impano ye mu gihe kingana n'iminota 2 gusa. Imana ni nziza ibihe byose kandi ibihe byose. Nitwa Ishimwe Florence, itorero ni Kabarondo, intara ni Kabarondo. Ndi umukunzi wa korali New City. Igikorwa cyiza batugejejeho kivuna bafite, nanjye numva nshaka kuza kwifatanya nabo mu kurisoza. Uhagarariye perezida w'abakunzi naze amfashe tubasukirize impano. Natebuke nteguza niyo nsaba namwe, ubwo turi mu mwanya w'impano mwatugezaho impano. Korali yacu yambutse imipaka na Kabarondo iradukunda. Abaririmbyi bakora New City mukomeze muhagarara ngaho. New City mubaho ngaho. New City mubaho ngaho. Burya muradutunguye
muratwumva neza niyo dufashije muri aya mavuna. Jean Bosco Karenzo nawe yigira hano imbere kugira ngo nka perezida mwadufashije gutegura amavuna, ndetse ndakura ubuyobozi bw'itorero, niyo nsaba ntaco babasha kuvuga udahari, maze mubashimire nk'uko bisanzwe bigenda. Kandi ubwo turi mu mwanya wo gutanga impano, niba hari n'impano mwamuteguriye, kuko nawe ni umuntu w'umumaro, muyimushikirize. Murakoze. Umuntu ufite impano y'umubwiriza yayizana tukayimushyira. Nayizane rwose impano y'umubwiriza. Mu kanya dufite igitaramo kidasanzwe kitari cya kindi, kuko ni igice cya kabiri. Yego. Bwana Karenzo, h'itorero rya Ruhanga turagushimiye. Ubwo twatekerezaga aya mavuna atategura, twarakwiyambaje nawe uratwumva. Tugushimiye ubyo wabanye natwe, Imana iguhe umugisha. Mu izina rero ry'abizera b'itorero rya Ruhanga. Aho niho wavukiye Gihora. Yego, komeza. Turabashimiye. Kandi tubabwira ngo mwarakoze. Hari message twashize muzayifungure, kandi Imana izabaho umugisha. Iyi nikora ni Rwanda n'umubwiriza kubyo ntacyo yigeze abo. Uyu musore niwe watwiteraga ku mubwiriza, amenya icyo akeneye, nawe mu ruhame turamushimiye k'itoro rya Ruhanga na korali y'ubuzima. Barakoze cyane rero, ngira ngo uyu musore murebe udaseka, akora ibintu yihuta kandi neza, mu mushimire. Murakoze cyane muyobozi w'itorero, mwasubira mu myanya ntacyo bitwaye. Turacyakomeza, ariko reka n'umuyobozi wa kore nawe asubire mu mwanya we. Ngira ngo rero bizera b'itorero rya Ruhanga, bizera b'itorero rya Gapfuro n'andi matorero adukikije, mubonye ko twari turi mu mwanya w'impano, tuva ku zimwe tuja ku zindi, impano zo turakomeje. Ni muri urwo rwego rero twakira nyakubahwa umuyobozi w'intara y'ivugabutumwa ya Ruhanga kugira ngo yigire hano imbere. Noneho ubwo turi mu mwanya w'impano, ahere ku mpano ya mbere kandi akomereze ku mpano ya kabiri, iraza gusaba bamwe kuja hanze, kuko ni igikorwa cyiza, byose byateguwe na korali n'UCT. Pastor, mwakwigira imbere rwose, mwakwigira imbere kubera ko turabakeneye. N'ubundi mugira impanuro nyinshi kandi nziza, ariko kandi hari icyo twifuza ko mubwira ababizera, mutangiriye kuri rwa rwego kandi tuja ku rundi. Ntabwo biri mu bubasha bwanje kugira ngo bivuge, ariko ugiye kubibwira aba, cyane ko ugiye kubibwira urwego bwite rwa leta. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Haleluya. Yesu ashimwe. Abizi inyuma bateze amatwi barangurikiye, dufite gahunda igiye gukurikiraho iteye iki. Hari gahunda yateguwe n'itorero rya Ruhanga ifite ibintu bibiri. Jideni Gwino Hakizazi. Komeza pastor. Ni ukuvuga ngo hari itsinda y'abantu bateguwe, itorero rya Ruhanga ryateguye gutanga mituweli ku bantu bari buze gusoma. Tugeze hariya hanze ni mituweli 33, hagatangwa intama 15. Ubwo nazo ziri aha hanze. Ubwo rero nagira ngo abayobozi bashyiraho gahunda, uburyo bigiye gukorwa na lisite iri butangwe, kandi iri tangazo muryumve neza. Ku bantu bari buhabwe ayo matungo, ni amatungo atanzwe n'iri torero. Nta muntu uruhabwa iyo ntama ufite uburenganzira bwo kuyigurisha itarabyara nibura nka 2 cyangwa 3, kugira ngo yivane mu bukene. Ntabwo tuyimuhaye ngo ajye kuyirya mu kabare n'ahantu. Oya, iryo tungo nugira ngo rizakuvane mu bukene, rizafasha umuryango wawe. Rero turashyiraho komisiyo izajya ikurikirana uburyo amatungo amerewe, atari gupfa kuri iryo uko ubonye, ahubwo turi guhaye ngo rizakugirire umumaro. Imana ibaho umugisha.
ngira ngo rero ni muri urwo rwego pasitoro buretse kugenda nyabuna pasitoro rero buriya nawe timugire ngo yahoze ari umujiya ahubwo ikijiya cyamaze kumujamo neza neza. Bazina ntabaresha Cyprien, tambuka rwose tambuka. Nk'uko mubyumvise suhuza aba bavandimwe. Murakoze muraho neza. Uyu ntabaresha Cyprien mureba ahangaha ni umuyobozi navuga ahagarariye leta muri iki gikorwa. Uyu ku rwego rw'umurenge wa Nyange akuriye amakoperative, ndavuga abikorera. Abo bahawe mitiweli arabakuriye, arabayoboye. Abahawe amatungo arabayoboye. Ndetse no mu murenge wa Kinigi uyu ni umuyobozi ngishwanama, ni umuyobozi, mwumve ko ari umuyobozi uhagarariye leta ahangaha. Bityo rero mwadufasha mukakira izo mitiweli zigenewe abaturage bo mu murenge wa Kinigi 33. Itorero ryifatanije nabo badashoboye kwitangira mitiweli mu rwego rwo kugira ngo he kugira umurwayi urembera mu rugo. Murakoze. Ibi rero mubigejejwe n'umuyobozi wa Kora New City, umujyanama mukuru wa Kora New City koraho. Tukaba dukomereje ku gikorwa cyiza cyo gutangaza ntama 15 ntama nziza z'amadeni ziri hariya munsi. Ngasaba rero Pastor Jacques waturutse kuri Virigi, namwe rwose muri byo byicaro byanyu mwakwihangana mugahaguruka mukajana na Pastor umuyobozi w'intara y'Ivugabutumwa ya Ruhanga. Mwakomeza kandi mukaza hano, kandi muraza kujana n'umuyobozi wa korali ndetse n'umuyobozi w'abajanama. Aho rero dukeneye babandi batoranijwe bagiye kwakira aya matungo kugira ngo bigire hano imbere, ubundi tuze gukomereza aho bagiye kubereka ngo iyi ni yawe, iyi ni yawe, iyi ni yawe, iyi ni yawe. Muraba bari hano bazi ubusoma twaye ntabwo aba ari ubw'amagambo gusa, ahubwo tureba n'imibabaro yahatuzengurutse n'icyo twafasha abandi. Ari mpamvu ngiye gusoma abantu bakurikira, ndabasoma baza hano nibo bari buhabwe aya matungo nk'uko batoranijwe mu mirenge ya Kinigi, Nyange na Musanze. Hari uwitwa Mureshankwano Chantal n'uwitwa Mukantohiri Florence. Baze hano, batuye hano mudugudu wa Nyejuru mu gihande cya Gaheto. Nibihute. Mureshankwano Chantal na Mukantohiri Florence. Mu gihande cya Gikeri hariyo uwitwa Ruboneza n'uwitwa Janine, nabo nibaze hano. Ruboneza na Janine mu Gikeri baze hano. Muri Ruhanga haze uwitwa Gasaro n'uwitwa Nyirasukari. Gasaro na Nyirasukari muri Ruhanga baze hano. Muri Kampanga haze uwitwa Mukankusi Josephine n'uwitwa Uzamukunda Chantal. Bihute hano imbere. Ku itorero rya Gapfuro haraza uwitwa Nyamvura Laborencia n'uwitwa Usingizimana Vestine. Aba ni bo bantu batoranijwe, itorero ryatekereje ko rigomba kubaremera kugira ngo mu rugamba barimo kwiteza imbere barwana n'ubuzima, babona ikibatunga ndetse n'ibyo guteza imbere umurimo w'Imana. Aya matungo azabafasha. Hari abandi bantu babiri batanzwe n'umurenge, hari uwitwa Nirere Perusi n'uwitwa Mukarukundo Esther. Nirere Perusi na Mukarukundo Esther. Aba ni abo muri Musanze. Nirere Perusi, Mukarukundo Esther. Aba rero nibo reka dusabe ubuhanga bw'ibyuma niba barimo bafata ifoto y'aba bantu bagiye guhabwa amatungo. Mutugirire vuba
mufate ifoto noneho igikorwa kije gukomereza hanze. Muresha Nkwano Chantari, uwo mpamagara ashyira ukuboko hejuru. Muresha Nkwano Chantari nuwuhe? Muramubwira ashobora kuba atari yagera hano. Na Mukanohiri Florence, Mukanohiri Florence warahari. Muresha Nkwano Chantari ni utari wagera hano, abegeranye nabo bamubwire. Ruboneza ndikubona yahageze. Janine muri Gikeri ndikubona nawe yahageze. Muri Ruhanga Gasaro ninde ndikubona yahageze. Nyirasukari nawe ntabwo arahagera. Mukankusi Josephine yahageze muri Kampanga. N'uzamukunda Chantari, uzamukunda Chantari nawe ntabwo arahagera. Nyamvura Laurentia yahageze. Na Dusingizimana Vestina, Nirere Perusi na Mukarukundo Esther ntabwo barahagera. Mukarukundo Esther ndikubona yahageze. Noneho reka dusabe pasitoro kugira ngo berekeze aho igikorwa kigiye kubera. Aya matungo twayazanye ari hano, baragiye kuyatahana, ariko kubera ko tutayazana mu rusengero, pasitoro agiye kuyobora aba bantu. Abandi nasomye mubabwire babasange hanze ariyo bafatira amatungo yabo. Murakoze, Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane muyobozi w'itorero. Gato pastor, gatoya reka umuyobozi waje hagarariye Firidi wabonye twakira ababatijwe kuri rivuna risoje, akabona abadashoboye gutanga mituweli bake muri bo hari icyo dukoze, akabona tugiye gutanga aya matungo magufi yororokana ku buryo bwa vuba, nawe agira icyo avuga. Ubundi mukomereze hariya. Murakoze. Muyobozi wa gahunda, murakoze kuduha uyu mwanya ngo tugire icyo tuvuga. Muyobozi mukuru uhagarariye ubuyobozi bwite bwa leta, bizera b'Itorero ry'Abasubuzi wa karindwi n'inshuti z'umuryango, mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha. Mu cyerekezo cy'itorero nk'uko twabirazwe n'umukiza wacu Yesu Kristo, mbere y'uko asubira mu ijuru, yabwiye abigishwa bati nuko mugende mujye mu mahanga yose mu mugambi wo guhindura abantu bose abigishwa ba Yesu, kandi abemeye mubabatize mu izina rya Data wa twese n'irya Mwana n'irya Mwuka Wera. Isezerano, dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Dushimye Imana, dushimiye itorero rya Ruhanga ryateguye amavuna y'ivugabutumwa, kandi turashimira ubuyobozi bwa New City bwateye inkunga mu buryo bugaragara n'ibitagaragara n'inshuti zabo mu cyerekezo cy'ibyo umukiza yadutegetse. Ntabwo tubwiriza ijambo ry'Imana gusa, ahubwo dukora n'ibikorwa byiza by'ubugiraneza byo gushyigikira ijambo ry'Imana. Ni muri urwo rwego rero itorero ry'Abadivansi wa karindwi rya Ruhanga, mu bunararibonye bwabwo, mu bugiraneza bwabo n'umutima mwiza Imana bahaye, bemeye gukora igikorwa cyo gutanga mituweli z'abantu 33 ndi ku bushobozi bwanganaga. Iyo bagira byinshi bari kurenzaho, cyane cyane ko tuzenguritse bikeneye ari benshi. Mu izina ry'ubuyobozi bwa Firidi y'Amajyaruguru y'u Rwanda, dushimye ku mugaragaro ubuyobozi bwite bwa leta bwatwemereye gukora igikorwa cy'ivugabutumwa, hakaba habonetse umusaruro w'abantu benshi biyeguriye Imana. Imana ntabwo icyubahiro. Turashimira rero ababigizemo uruhare mwese. Turashimira n'abafatanyabikorwa bemeye kwakira impano zacu. Murakoze cyane. Turabasaba kugira ngo iyi mpano muhawe n'itorero izabagire umumaro, kugira ngo namwe ejo cyangwa ejo bundi Imana bahaye umugisha, namwe uwo mugisha itorero bahaye muzawugeze no ku bandi. Nicyo cyifuzo. Dusoza rero, icyo tugamije twese hano mu isi turi icumbi, turashaka kuva muri Kanani yo mu isi tuba muri Kanani yo mu ijuru. Ndabasabira mwese mu izina rya Yesu, mu ijambo ry'Imana rimaze ibyumweru 2 bibwa ahangaha, ryera imbuto mu mitima yacu kugeza dutashye budapfa mu izina rya Yesu. Murakoze muyobozi. Buriya mwakomeza mwerekera ahagiye kubera cya gikorwa. Uwera wa Isirayeli
ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye akira akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uri uwo gushima kandi iteka ryose nk'abari mw'isi mwe muvuza impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye. Uwiteka mumushimire mwisanzure ry'imbaraga ze nyinshi impanda zirenga ibyuma bivuzwe imirya y'inanga ndetse n'amakondera natwe tuti ibihumeka bihimbaze bizamura izina ry'Imana hejuru kwiriye gushimwa uwera w'Isirayeli nawe uhwanye nawe mw'isi no mw'ijuru twabonye gukora kwawe mugenda mugaragaza mukayigaragaza ku banyetorero ndetse n'abaturage muri rusange. N'ubundi ijambo ry'Imana riravuga ngo kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Ndabashimira rero kuko mwatekereje ku baturage batishoboye mukabaha mitiweli ndetse abandi mukabaha cyangwa se mukaboroza intama. Imana ibaha umugisha. Tunejejwe rero no kubana namwe kuri uyu munsi wo gusoza amavuna, kandi amavuna yari afite intego yo kugira ngo abantu bakire mu buryo bwo mu mutima, mu buryo bwo mu bugingo, ariko banakire mu buryo bw'umubiri. Turabashimira rero ubufatanye mutugaragariza nk'itorero, ubufatanye mugaragariza leta. Iyo mwakoze amavuna abasambo barihana, abanyabyaha bakihana, bityo natwe leta tukanguhirwa. Hari ubufatanye, hari ubwuzuzanye mu bikorwa byiza. Reka rero ntatwaye umwanya mwinshi, twari dushaka kubashimira mu izina ry'ubuyobozi. Imana ibahe umugisha mwinshi, amen. Barakoze cyane ababizera, numvise baserukiwe n'ab'imbere mu gushima. Mwongere muvuge ngo amen, kuko niko gushima kwacu. Haleluya. Murakoze cyane. Korali rero ubusaba umurongo wa mbere nk'uwo mu ishuri, umurongo wa kabiri nk'uwo mu ishuri, bisi nk'abantu bari kwifotoza. Umurongo wa kabiri mu utondeke neza. Aba nababatijwe. Hari uwitwa Nkurikinka nawe wabatijwe, ariko kubw'akazi yagiye ngo akora kure. Turayimuhereza nawe nawe agira umuntu uzahagarare hano muri umurongo waze kuyitwara. Ese korali mundi hafi za Bibiliya muri kuzizana cyangwa? Ndasaba n'iki ngiki, umuntu wakiriye Bibiliya ejo bundi hashize, abantu bakiriye Bibiliya baba bari hano mu iteraniro, nabo nibazamure ikiganza kiboroheye. Abo bahaye Bibiliya nshasha barimo rwose. Byaba byiza muteye intambwe mukaza mu murongo w'inyuma, mutambuke namwe. Niba bari nazo bari abamaze imisi nabo bakiriye Bibiliya, nibatambuke muze hano. Namwe mutambuke, kuko iyi foto turayishaka, kandi tubifuriza ko izi Bibiliya mwafashe zabiza umumaro kuri mwebwe. Ariko uziyo muza mufashe Bibiliya zanyu mwazibagiwe, ntaco bitwaye, barazifite da, bari nazo rwose nta kibazo. Yego.
mutambuke, uwahawe bibiliya wese natambuke, ntacyo bitwaye. Burya ntabwo twabonye umwanya wo kubafata aya mafoto, kandi ni byiza cyane. Babahereze rwose bibiliya nshasha, bibiliya yera. Bibiliya igizwe n'ibice bibiri ariko ikagira ibitabo 66 byose bihanira umwizera gukiranuka. Amakarito ya bibiliya rero ubu yahageze. Yego murakoze. Ndasaba rero ko muzitambukana, muzizane hano imbere. Bibiliya Jideni, tambuka hariya nawe, ndetse n'umuyobozi w'itorero. Nubwo bose batatanga bibiliya ariko bigaragare neza ko izi ndirimbo izi bibiliya ziri gutangwa hashingiwe kuri korali yakoresheje amavuna cyangwa yasoje, umuyobozi w'itorero ndetse n'umubwiriza butumwa. Byaba byiza cyane. Murakoze. Reka tubikore vuba rero, ntabwo turatinda kuko iminota yagiye. Akira uwo twahaye bibiliya, kuko namwe mwabatijwe uyu munsi, ntabwo urafatiye ya kabiri. Akira. Mufatanye. Hanyuma uwo turi bumare guha bibiliya aranyura hariya, umuyobozi banaza kwiyandikisha bamaze kuzifata bafashe n'amafoto. Byaba byiza kuko barazizamura bafotorwe. Hagarara hano ufate bibiliya yankurikiye inka. Wowe hagarara ufate bibiliya yankurikiye inka niba kugeraho. Niyo nsaba uyu arafata bibiliya yankurikiye inka wagiye uyu. Uyu ni umubatizo. Umubatizo ugizwe nuko bakiriye mpano mu buryo bwa mbere, bakaba basoje bari kubahereza bibiliya, igitabo cyiza cyane. Aba ni ababatijwe uyu munsi bariho kwakira bibiliya. Ababatijwe uyu munsi bari kwakira bibiliya. Uyu mugabo ahagarariye umuntu mukuru. Yego. Ngira ngo rero murakoze cyane. Izi bibiliya rero, izi bibiliya ntiza gato. Umuntu wese nayigira atya, ikimenyetso cyo guhangana. Gira utya bibiliya yawe. Mwese rimwe kabiri gatatu muzamure bibiliya kwa kundi naberetse. Izi bibiliya rwose reka bahafatwe ifoto, ugira uti iyi bibiliya nzagukoresha mu mutima ari kuri kuvuga. Zamura bibiliya rwose nk'umuntu ufite imbaraga ncyane. Reka tubanze twumve umuyobozi wa korali ishoje amavuna. Murakoze. Haleluya. Ese ni ukutishima. Turashimira Imana yabanye natwe ikabana na korali New City itegura bya bindi byose navuze, iri kubyumva, namwe muri kubyumva. Ntabwo nzi uko nabivuga ariko turishimye cyane. Reka nshimire byimazeyo umuntu nzi neza ko adukurikiye cyane, ntabwo ari ngombwa kuvuga amazina ye, ariko yabanye natwe muri iki gikorwa. Izi mpano zagenewe aba bazihawe kubera we. Ntabwo wenda kubivuga byagorana kuko wenda, ariko ndabizi aho ari kubibona ari no kubyumva. Ahasigaye abazihawe namwe muzazifate neza kandi zizabagirira akamaro, zibe izo gukomeza kubayobora kuri Kristo, twebwe namwe tuzahurire mu bwami bwo mu ijoro. Murakoze cyane. Ijambo narihereza inshuti yacu dukunda wabanye natwe ufatanyije na New City n'itorero kuduha uyu musaruro. Murakoze. Bataragenda rero aba bantu babizera bashasha ndashima cyane.
reka nshime korari twakoranye umurimo, Imana izabazamure. Ntakindi ndongeraho, nkabamenyesha ngo ubu ndashoje amateraniro ku mugaragaro, kandi buriya hari igihe twazongera kubonana Imana ibyemeye, cyakora tutabyemeye, Imana itabyemeye, amavuna yo muri iki gihe twari turimo turayashoje. Musigarane amahoro y'Imana, mukomeze muryoherwe n'indirimbo, kandi mwuka w'Imana akomeze kudufasha mu izina rya Yesu. Bye bye. Jean Bosco betse gatoya nyabuneka nyemerere hariya arabasezeye, ariko mbonye mubabaye. Nubwo mubabaye kubera ko mudakomezanije, nitumutumira azongera kandi azaza, sibyo? Ngaho ntabwo yabona uko ahobera buri wese cyangwa ngo amusezere. Umuntu wese ikiganza kimworoheye mu musezere, abone ko mu musezeye. Mani bahumugisha. Murakoze cyane. Ni bangahe bamutumye intasho ahazagera bwa mbere no mu muryango? Mani kugirire neza. Murakoze cyane. Reka rero twakire murakoze. Imana ni nziza ibihe byose. Ntabwo ndabwiriza kuko iminota isigaye iri kubarwa ku mashyi, gusa ndashima uburyo twabanye hano. Imana ibahumugisha. Ntabwo ndavuga byinshi nyine kuko iminota yagiye, kandi na korari iragenda, kandi natwe byashoboka ko twagenda. Reka mbashimire uburyo mwitonze. Imana ibahumugisha. Cyara kantu nifuje rero ntarasezera ngo mvuge ngo bye. Aba bantu babatijwe uyu munsi, mu gihe bari gutanga impano kuri bari abantu basanzwe muri leta, nifuza guha impano abantu bafashe icyemezo cyo kubana n'umukiza wabo. Ku muntu wabatijwe wese ntahaye Bibiliya, cyakora abona zihaye mu gihe cy'amateraniro bataza, muze mbahereze Bibiliya, nuko mbone ngende uwo mutwaro mbe muruhutse. Murakoze. Niba uzi ko ntaguhaye Bibiliya uze hano. Mu bantu babatijwe uyu munsi, cyakora harimo n'umwana umwe nari naremereye Bibiliya. Niba akiri hano sinabimenya, nawe araza tumubare muri abo bantu ngomba guha Bibiliya. Mundebere neza, nsabe ubuyobozi bwa New City kugira ngo begere hino banzanire izo mpano tuzibahe mu minota mikeya, nuko dusoze. Abarebare inyuma, abagufi imbere. Gusa rero iyo umuntu ari kubara amasaha, haba igihe amagambo abuze atari uko abuze. Yesu ashimwe. Nanezerewe rero byandenze, nabuze uko nabigenza. Gusa abo bayobozi bari gutinda bo muri korari, mutuzanire izo Bibiliya, kandebe Bibiliya mushobora kuzana mu gihe babonaga ko byarangiye, wowe Mana niwatezutse kuturinda. Ineza yawe twarayibonye, ahandi twavuga ku mwana arira nyina ntiyumve. Wowe Mana wadutegeye amatwi, utabara n'inkubi igihe umwijima warubuditse. Umucyo wawe waraturasiye, turakubona, tubona imbaraga zawe, gutabara kwawe kutugeraho mu gihe tutakekaga Mana. Urondora ntibigire iherezo, iyo tuvuga ibyawe ntibirangira. Uzategera amatwi gushima kwacu Mana, wakira imitima yacu ukwime
kameze tutarabumbura akanwa kacu ngo twature ibyo wadukoreye uzi neza imitima yacu twimerewe mana uru wo guhimbazwa iteka nawuhanye nawe akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushima kandi iteka ryose mwabari mw'isime muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushima kandi iteka ryose mwabari mw'isime muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe uko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye Uwiteka mumushimire mwisanzure ry'imbaraga ze nyinshi impanda zirenga ibyuma bivuzwe imirya y'inanga ndetse n'amakondera natwe tuti ibihumeka bihimbaze bizamura izina ry'Imana hejuru kwiriye gushimwa uwera w'Isirayeli nawuhanye nawe mw'isi no mw'ijuru twabonye gukora kwawe gukomeye n'imirimo y'intoki zawe irabigaragaza natwe tuti isi yose muhaguruke turirimbe duhanika amajwi yacu hejuru mu kirere tuti uwera we himbazwa haguruka uhamye ibyo Yesu yagukoreye ntuzibagirwe na rimwe ngwino wifatanye natwe kuririmba ineza y'uwo Yesu arakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushimwa kandi iteka ryose mwabari mw'isime muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye akira mana biraturenga tukaririmba tuzamuye amajwi yacu mwami uruwo gushimwa kandi iteka ryose mwabari mw'isime muvuze impundu amajwi arenga asakara ikirere ahimbaza uwera uwera wa Isirayeli uwera warinze ubugingo bwacu ahimbazwe kuko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera urera urakomeye kuko ibihe biha ibindi ntituza wema kukuvuga urera
urera urakomeye